abashiti banjye bakajya banganiriza bakambwira ati nyamara shati nta muntu wamenya ko wabaye umumama uracyari nk'umukobwa urasa neza ati umva sibwo nkubwire ngo iki urasa neza rwose ati ntaribi ati turabona n'ubundi wakomeza ukishakira undi mufiance wo hanze ukorekana n'umugabo w'umukene nene mfite umwana umwe umuhungu ari mufosingaga umuntu mwenda gukora ubukwe mpa amafoto mpa amavideo ujya muri douche ifotore ndebe hindukira agira gutya hari amavideo yamuhaye atakagombye kumwa nk'umuntu wubatse ayo mavideo yamuhaye atabibwiye umugabo we Hello family and friends, bimeze mute tubahaye ikaze kuri Muhoza Real Talk twagarutse kandi twaje tuje noneho ntago muzongera kutubura hanyuma rero abantu bashyashya tubahaye ikaze kuri channel yacu nibusanzwe dukurikira nawe urisanga hanga ni wabo abantu dukunda abantu cyane hanyuma rero umuntu mushyashya wibaza ngo iyi channel ikora iki ni ibiki channel yacu dutanga story mamwe yaduhaye hanyuma tukazigaha abandi inama kandi nabazitanze abashaka inama akagirwa inama n'abantu barebye ibiganiro bitabaye ngombwa kubimvovinga face zabo imyirondoro yabo n'ibindi byinshi aduye inkuru gusa tukumva inkuru tukayibaha hanyuma ramwe mukabaha inama ubuzima bugakomeza hanyuma rero ntatinze nk'ibisanzwe murabizi ko stories zanjye bari ngufi kandi zirasa ku ntego story y'uno munsi rero cyangwa inkuru nahawe n'uno mubyeyi yambwiye ati nashakanye n'umugabo wanjye dukundanye cyane nta kibazo Imana iduha umugisha tubyara umwana uwo mwana w'umuhungu we n'Imana aduhaye hanyuma rero tubana neza nta kibazo twari dutunze dufite akazi twese dukora haza kuba ikibazo njye sinabangikoze umugabo nawe akomeza akora wenyine amabills aba menshi yo kwishyura amazu n'ibindi bintu twakoraga byo mu rugo amabills abaye menshi biba ngombwa ko noneho nanjye ntangira gushaka ikindi kintu nakora muri uko gushaka ikindi kintu nakora ndakibura ariko nkwana mfite abashuti benshi banjye bagiye aba diaspora nyine twabanye twaturanye abashuti banjye bakajya banganiriza bakambwira ati nyamara shati nta muntu wamenya ko wabaye umumama uracyari nk'umukobwa urasa neza ati umva sibwo nkubwire ngo iki urasa neza rwose ati ntaribi ati turabona n'ubundi wakomeza ukishakira undi mufiance wo hanze ukorekana n'umugabo w'umukene nene mfite umwana umwe nkavuga se ndasenya urugo rwanjye se kubera ko nakennye ati hoya ibyo ntago bishoboka ibyo bintu ndabyanga ndavuga ati ntago nzabikora ariko rero nkabibwira umugabo wanjye ko akunda akantu kose kaba ukajya kukavuga ati namubwiraga every details of the story nkavuga ati umva nkubwire abantu bari kumbwira ibi niba abantu barasaze tukabiseka nyine tukumva ari joke tukabitaho ngaho hanyuma atabyaje kubera ikibazo nuko byakomeje umugabo wangeza kubura akazi arangije kubura akazi noneho wa mushuti wanjye bambwiraga buri gihe turacyari umukobwa uzari ko umugabo w'umukene ndamubwira ntisha mugabo uza akazi ubungubu naho twakodeshaga twarahavuye twajya gushaka ha maketi ntago tubayeho neza nawe urabyumva life nyine irahinduka kandi ntago akomeza kuba ko warumeze mukora mwese noneho amplisi noneho mudakora mwese kandi mufite umwana mufite umuryango ubwo rero ati n'umushe bibaye birebire numva biranze ukuntu byagenze nabibwiye umugabo ndamubwira ati dushaka ikindi kintu twakora turebe ko ubuzima bwakomeza ati kuko tugomba guprovidinga nyine tugomba kwishyura amabills n'ibindi bintu nk'ibyo ataranga atari ko ufite abantu bakugiraga za nama wagiye n'undi ukabavugisha bakakurangira umuntu ukavuga ko uri umukobwa akwe ntuzavuge ko uri umugore uzavuge ko uri umukobwa umuntu akomeza guha amafaranga narangiza kuyaguha tuzaje tubishyuramo inzu tunarye twigumanire nyine dukomeze tumubeshye ati ibyo jambo nararyumvishe numva umutima urikanze avuga se umuntu umugabo wanjye n'uri kumbwira ibi bintu umva binteye ubwoba ndanabitinye ndavuga ati ntago bishoboka ntago ibyo bintu ntago nabikora atariko arambwira ati ninjye bikubwiye ndabizi ko nta kintu kiri behind turi kwisuganya turebe ko tukabona icyo dukora atariko for now nta kibazo ngenda bikwemere kandi ndi umugabo wawe ati ndabanza ndabiprocessinga mu mutwe numva bitashoboka mbwa se abantu bazabyumva n'iki ntiwapi ntago nazabikora ati mbura amahoro birananira hanyuma rero aho byaje kubera igitangaza nuko byageze aho ngaho nawe yumva ronto yabikora ataravuga ati aho kugira ngo mburare mbwirirwe kandi ndi umukobwa mwiza ntacyo mbaye ndi umugore mwiza should say kuko yari umugore atariko ndi umugore mwiza ameze neza ati kandi mfite abantu birirwa bambwira ati reka mbyemere nzavuge ko ndi umukobwa bampe pass ati rero arabivuga bwira umushuti bamuha pass iyo pass rero umutipe wayifashe aziko afashe umukobwa donc nyine abonye umukobwa mwiza agiye gufianza
baravugana ati no mutipe akajya ambwira ati mpa amafoto igihe cy'amafoto cyagera nkabwira umugabo ati gerayo njye gutanga ifoto njye kwifotoza nyine nifotore mu ifoto atakifotoza akamuha ifoto nawe amafaranga yaraduhaye pe amafaranga yaraduhaye kuko inzu twabagamo yarazi ko njye yishyurira ibiryo niba bimpahiraga buri kintu cyose niwe wagikoraga so yumvaga nyine nta kibazo afite kuko yumvaga ari njye ari kwitaho rimwe rimwe tukajya kuma video tukaganira ati nta kibazo ati rero ahantu haje kubera ikibazo umugabo atangiye gufuha akavuga ati uramuvugisha cyane umuha umwanya munini kurusha uwumpa ati ntabwo ibyo bintu mbishaka nkibaza se uko ari ko amafaranga mpa tuyakoresha hano mu rugo uko ari byo wahisemo nta kazi kandi ufite nabigenza nta kindi kintu ufite nabikoraho atarambwa ati ntibishoboka ugomba gutangira gukatinga time tangire ugabanye amasaha umuvugishaho ugerageza uburyo ugenda umwikuramo nyine tugende tubihagarika ati nyiracyo byari bintwaye kuko n'undi nta zindi benefit nari mufiteho ntangira kugenda mbikatinga aho rero wa muhungu mu diaspora yansabye amafoto menshi ndayamuha arambwa atashaka kuzaza mu rugo kwiyerekana akagera mu rugo akabona abi wacu icyo nicyo cyabaye ikibazo abi wacu azababona ate nzamwereka abi wacu gute kandi ndi umugore nzabigenza ati ntumva birancanze mbibwiye umugabo arambwira ati uzamurekaze narangiza kuza muhure tuzamuha abandi bantu bari aho ngaho bavugane hanyuma azasubira atamenye ibiri kuba umuhungu araza ati njya kumwakira ku kibuga ndangije kujya kumwakira ndamutwara mwereka abandi bantu twari twapanze ndabamwereka mwintroducinga ko ari bo babyeyi arangije asubirayo arangije gusubirayo icyo twashakaga cyane umugabo ashaka ko aduha inkwano kugira ngo abariyo nzakoramo business n'umugabo nyine birangire tumubloke like nyine tumwibagirwe igihe rero cyegereje habura iminsi mike ngo process zikomeze z'inkwano n'imirenge n'ibiki yenda kugaruka nanone umushuti we aramubwira ati wa mugore wa muntu utereta ntago ari umugore ati ntago ari umukobwa ni umugore ndabizi ko ari umugore w'abandi kandi afite n'umwana amuha n'amafoto y'umugabo n'umwana wanjye ati umugabo arahamagara arantuka so wabigenza uti arantuka hahandi akajya ambwira ati wowe nta kintu kikubamo nta kizima kikubamo atarantuka arambwira ati kandi amafaranga yanjye yose wariye yose uzayampa kuko abi nakeza ati ikintu nzagukorera ntabwo uzigera wibabarira numva ngize ubwoba mbwira umugabo rero ati reka twimuke tuve mu gihugu tujye mu kindi uyu mutipe atazakangirira nabi umugabo arabyanga arambwira ati ntaho tuzava nta n'icyo azagutwara tuguma hamwe tugakomeza nkamuvugisha ntanyitabe ntanamvugisha akambwira ati ndabizi ibyo wankoze waramfekingaga n'ibiki ariko luckily amafaranga y'inkwano yari atabwayatange ntabwo yari yarayatanze ubwo rero arakomeza arapushinga akajya avuga ati ngomba kuzasubirana amafaranga yanjye message nabonaga gusa no kumubwira ati ndashaka ibyanjye ahantu rero uno mu mama asaba inama cyakoze sirikoreye ni umumama mwiza abenshi bashaka kuba mwaramubonye ariko ntabwo ndi bumuvuge mwaramubonye hari wenda amafoto ye atembera ku mbuga nkoranyambaga kuko ari video yamuhaye umuhungu aramufosingaga umuntu mwenda gukora ubukwe mpa amafoto mpa amavideo jya muri douche ifotore ndebe hindukira agira gutya hari amavideo yamuhaye atakagombye kumwa nk'umuntu wubatse ayo mavideo yamuhaye atabibwiye umugabo we ariko kubera ko yarazi ko ari muri deal ushaka amafaranga agakomeza ya relationship kugira ngo ibe strong ayo mavideo umuhungu yavuze ko ari buyashyire hanze natamwishyura amafaranga ye atitaye ku kintu na kimwe araza kuririzinga video zose ze yamuhaye aziha abantu ati nanjye ibyo bintu byambujije amahoro cyakoze nyine nkuru arambabarira pe yayimpaye ukwezi gushize nanjye narahuze sinigeze nyitanga ariko tipe arambwira ati nutagira vuba ngo nyishyure ndakweexpose hanze abantu bose bakubone nanjye amafaranga ntayo mfite umugabo simfite imbaraga zo kumubwira ko natanze amavideo ntambaye imyenda kuko ntago byegeze binyemereye ibindi ariko ibyo ntibyari birimo gusa njyewe aya mafoto naramuhaye n'amavideo mu rwego rwo gukomeza relationship kugira ngo nyine bigumeho bye kurangira ntari nabona amafaranga nashakaga ati none byancanze nane kubwira umugabo ko natanze amavideo ikindi amavideo ashobora kuba released at any time sinshaka ko asohoka hanze ngo abantu bambone n'umugabo atabizi n'uyu muhungu ushaka amafaranga nta mfite yo kumuha rero aragisha inama avuga ati mugire inama mbwira no mugabo uko aya mafoto nayatanze mbwira no mugabo se ko nabikoze ati byanyobeye uburyo ndibimubwiremo atari ko se bimubwire mbere ko bisohoka nitange se
mubwire ko wenda mfata ikintu kimwe afatire azaze nagera ngaha yishyuye tukigurishe asubirana amafaranga ye mbigenze ati byancanze ikintu cyose nakora gisako nkibwira umugabo uyu mugabo ibi ngibi nabimenye dushobora gutandukana ati kandi uyu nawe amavideo nawe arashaka amafaranga ye kugira ngo amafaranga yose yantanze kugira ngo mbabarira arayashaka nanjye ntayo mfite ati byanyobeye muze kungira inama nabigenzane ndabizi ko ari bibi nuko yambwiye ati ndabizi ko ari bibi byo nakoze biteye n'isoni atari ko bigeze numva nabivuga kubera ko ntago ari ngiye wabyitumye ngo mbikore ntago ari choice yanjye byari ibintu twagreens n'umugabo turabyemeranye turavuga ati reka tubikore ariko ubu ngubu ninjye ugiye kuba victim y'ibyo bintu byabaye kubera ko harimo ibyo nakoze tutageze twagringa n'umugabo hanyuma rero ati as of now I'm confused ndi muri ibyo bintu ashize ukwezi yaramaye inkuru yose nayitanze ariko case iracyari the same yabigenza ati abikoreho iki nihe nama wamugira niki yakora aba ari wowe aba ari inshuti yawe aba ari umuntu uzi aba ari sister ari bro wawe wamugiriye inama niki yakora kugira ngo yikore muri kino kibazo ikindi n'inkuranye bikije ko we have to be careful twe twenyine ku giti cyacu ari imyanzuro imwe mwemezanya na partner wawe ariko byaba bibi ukabyirengera so ibi bintu byo kujya mutanga mu video yanyu mugomba kubyitonderamo cyane ikintu cyamubabaje yatanze ari one yandi basoma one time umuhungu arayirecordinga niko yambwiye ko afite record yayo yafunguye muri phone imwe arecordinga n'indi phone so niba mutabizi niyo utanze ya read once umuntu ashobora kuyirecordinga n'indi telefone cyangwa akayifotora n'indi telefone akaguma nayo image yawe n'ubundi we yabonaga yabaye deleted ariko irahari so mugomba kuba careful read one time ntago ari option umuntu ashobora gukoresha indi phone akarecordinga ibyo wamuhaye ako nakantu nibanga mbibiye niba uzi kujya utanga ama video ukibaza ko read one time ubaye safe nta wundi muntu uzabibona uri wrong other phone can take videos so inkuru y'uno munsi niyo ngiyo natinze naciye hirya nibyo ngibyo arifuza inama mu mugira inama aba ari wowe wabigenza ute wabikoraho iki munige harimo isomo ryo kwiga mwige nige ko ikintu cyose partner wakubwiye ko ari sawa ntago bisobanuye ko ari sawa ufite ubwenge bwawe ufite amarangamutima you can think nubwo ako kanya mushaka amafaranga ariko you are the one who's being used bivuze ko igihe cyose ikibazo kizaza it will be on your head ni wowe amafoto ari hanze n'ayawe videos ziri hanze n'izabo umugabo wagutumye kubikora nta muntu uzanamuvuga bazavuga ati n'undi arafite urugore rwananiranye atari amafoto sa umugore we ari ama video sa umugore we umugabo muramurenganya wiki that's gonna come to you so yeah mubyigireho ndabizi ko biri tough ko biri kubaho ariko bitari byabaho cara hasi wige umenye ko ibintu nk'ibyo ngibyo ntago ari good option nubwo waba ukennye ntabwo ugomba kwexposa kandi umugabo agushuka we ntegeze agaragara mu ifoto nimwe ariko n'umugore wagaragaye ubu ngubu niba mushyira hanze nta muntu uzamurengera nta n'ingingo imurengera nimwe afite ya ntatinze njye muri byinshi inkuru niyo ngiyo muze kuza tumuhe inama muri comment kugira ngo n'undi muntu uri mu kibazo nk'icyo nawe arebereho abumva udashoboye gutanga inama kuri comment dufite group ya WhatsApp ushobora kujya muri group ya WhatsApp ugatanga opinion yawe kwinjira no ubuntu gusohoka no ubuntu wakanda kuri link ukinjira ugatanga opinion yawe ukaleftinga nta kibazo n'uburyo bwo kugira ngo dukusanye ibitekerezo n'inama nyinshi ariko abantu batifuza kujya ku YouTube cyangwa kwandika kuri YouTube gusa iyo dufashije ukabishyira kuri YouTube bari byiza kuko n'undi muntu utari muri group ya WhatsApp arabibona murakoze cyane mugira amahoro turabakunda nyagasana barinde ciao